muraho neza by'umwihariko abakunda ibiganiro bya Ngwino TV mwese turabasuhuje cyane aho muri hose muherereye. Mu karere ka Rusizi hagaragaye imibiri 6 ariko ngo umwe mu barokotse jenoside muri kano gace yarazi neza aho iyi mibiri iri arangije araceceka. N'ubwoba bwabimuteye niki cyabimuteye. Turi kumwe na mugenzi wacu rero witwa Jean Paul, niwe tugiye kureba kugira ngo atubwire kuko yari yahageze, atubwire ko byifashe ubundi byagenze ute kugira ngo uyu muntu aceceke imyaka 32 yose ntavuge icyabaye, ntavuge aho iyi mibiri y'aba bantu iri byamugendekeye ute. Reka tumushakire Jean Paul ku murongo wa telefone maze atubwire ido nido byifashe gute. Nkuko nari maze kubasezeranya rero turi kumwe n'umunyamakuru Jean Paul, ni umunyamakuru wa B+, ni umwe abanyamakuru amenyerana mu karere ka Rusizi. Jean Paul wiriwe neza bwana Alfred. Hari mugabo by'umwihariko wagaragaje aho imibiri cyangwa se imibiri igera kuri 6 yagaragaye mu karere ka Rusizi, ariko nyuma y'imyaka 32 ngo ubwe yarazi neza ko imibiri ishyinguye muri ako gace. Banze dusobanurire kuri iki kibazo by'umwihariko. Murakoze. Uyu munsi tariki 18 Mata 2026 mu murenge wa Gihundwe mu kagari ka Shagasha mu mudugudu wa Nyagatare nibwo hamenyekanye amakuru y'ahantu hasanzwe imibiri 6 y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. ubwo uwo mugabo witwa Kalisa Kaliste yegereye yari ari mu nkambi y'aho bita Nyarushishi. Amaze kuba ari mu nkambi y'aho bita Nyarushishi arahava, ariko icyo gihe FPR Inkotanyi yari yaramaze guhagarika jenoside, amanuka ajiwe kureba amatongo uko bimeze. Ageze hepfo muri kaburimbo abaje mu Nyagatare hasi ahantu hari aho bita muri ahantu haca imipira yitwa ahantu bitwa muri litiro hatamo umugezi w'amazi n'imipira y'amazi, arahagarara arebye ruguru mu ishyamba abona hahagaze abantu bafite amasuka n'ibitiyo. Afata umwanya arazamuka, azamutse asanga n'abahoze ari abasirikare ba Minwari bahari bari kwegeranya imirambo yari iri aho ngaho. Ariko Kaliste ngo akihagera abona iyo mirambo, umwe wambaye imyenda y'abana, abona n'abana be nyine imyenda yari asanzwe ayizi, ngo ariko iyo mirambo yari imaze igihe aho ngaho, ku buryo yatubwiye ko hari n'ibice bimwe na bimwe batabonye bagashyingura ibyo ngibyo babonye aho ngaho. Kaliste yatubwiye ko akimara kubibona yafashije abo basirikare ba Minwari kubashyira n'aho ngaho, abafasha no gusiba. Barangije barigendera, ariko Kaliste we avuga ko ubwo yamaraga kwigendera nta kimenyetso yasize aho hantu, yaje kwigendera. None nyuma yaho bwana Ferdi kuntu byaje kuba byamenyekana, sinzi niba ukiri kutwumva neza. Ndakumva cyane rwose Jean Paul. Ego, Kaliste yaje kumara igihe hari aho ngaho nyine, ariko imyaka irashira indi irataha. Urabona ko twasugeze ku nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu 1992. Aganira na kane Jean Paul 1994. ubwo yaganiraga nanjye yambwiye ko icyatumye icyo gihe cyose gishira atabigaragaza ko ari uko yahoraga agira impungenge, akavuga ati nshobora kubwira abantu ko ahangaha harimo imibiri y'abantu banjye, baza kuyireba ntigaragaremo, ugasanga nyine bibyaye ikindi kibazo. Ariko ngo ejo bundi yicaye yumva ngo inkuru ngo ivuga ko hari GPS ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite ireba ahantu ngo hose hakekwa ko hari imibiri, bazana bagapima bakareba koko ko iyo mibiri irimo. Aravuga ati rero ngiye kubivuga, ikintu cyari kimazemo iminsi ngiye kubivuga, wenda bazazane iyo GPS ipima ahantu wenda harimo imibiri, kubera ko nge ntakibyibuka neza, wenda hari igihe bazareba bakayibona. Ariko yaratinye kubivuga muri iriya myaka yindi yabanje. Ubwo rero Kaliste yaje kwegera ubuyobozi bw'umudugudu, ngende kuvuga uko twaganiye uko yabijya bitubwira. Yego, yaje kwegera umuyobozi w'umudugudu amubwira uko ikibazo gitaramubwira ati ngewe mu gihe cya jenoside naramanutse nji wanjye, ababwira uko byagenze, ababwira ko yasanze abasirikare ba Minwari bari gushyira abantu aho ngaho, ariko wehe
abona ni abana biwe bitewe n'imyenda bari bambaye, abonamo na nyirakuru ndetse n'uwari nyina wabo. Umuyobozi w'umudugudu ntabwo yabyihereranye, yahise abigeza ku rwego rw'akagari, akagari nako gahita kabigeza ku rwego rw'umurenge. Ariko byaje kuba ko ngombwa ko ubuyobozi bw'inzego z'ibanze butegura umuganda w'abaturage. Bamaze gutegura umuganda w'abaturage nibwo bari babanze ko ugomba kuba ku itariki y'18 Mata 2026. Baza kujya mu mudugudu wa Nyagatare koko nk'uko Kalise yari yabivuze cyangwa yari yatanze amakuru aho hantu ko hari hakumiriwe, nyine nta muntu wundi wari ukihagera. Umuganda koko wajuraba umaze kuba, basanga mwabo bantu basanga iyo mibiri 6 nk'uko yari yabigaragaje, y'abo bantu baje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu mugabo ibyo yabivugiye aho ngaho nyine by'umwihariko bakimara kubona imibiri? Yabivuze mbere kuko meya w'akarere ka Rusizi Ndahiro Fanuel yatubwiye ko yabivuze ku itariki 14, ariko habanza gukusanwa amakuru. Uyu munsi abari bwo bafata umwanzuro wo kuba bajya aho ngaho kujya kureba nyirizina ko ibyo amakuru yatanze ari impamo, nibwo baje gukora uwo muganda kuko basanga ibyo bintu niko biteye. Uyu mugabo se by'umwihariko nyuma mwe mu kuganira yababwiye yiyumva ute nyuma y'uko abo mu muryango ye cyangwa se by'umwihariko n'abantu yaranazi ko bari muri icyo cyerekezo cyangwa muri icyo gice, ariko agakomeza kugira ubwoba nyuma y'ababonye yabwiye ko yabyakiriye ute? We yari ku ruhande rwe, si we wenyine kuko twaganiriye na mushiki we nawe utuye aho ngaho, nawe wari uzi ko iyo mibiri koko nayo yaba yarashyinguwe mu cyubahiro, nawe niko batekerezaga ko bashyinguye mu rwibutso rwa Gashirabwoba mu cyubahiro. Batubwiye ko umutima wabo uruhutse kuba babonye imibiri y'ababo, bakaba bagiye kujya kuyishyingura mu cyubahiro mu rwibutso bazahitamo, nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rusizi yabigarutseho. Bumvishe ngo imitima yabo iruhutse, bamerewe neza. Ndatekereza umuntu yakwibaza ati ntabwo yajyaga yumva yicira urubanza ku mutima? We ngo yahoraga n'ubundi nk'utuganira nawe yatubwiraga ko yahoraga bitekereza, nyine urumva ngo ni ibintu byari bimumazemo igihe mu mutima. Ariko ngo ku y'inshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ngo byaramurenze nyine akimara kumva ko haje n'iryo koranabuhanga ajya yafata icyemezo cyo kujya yabivuga. Jean Paul, hari ikintu numva twarenza kuri iki kintu cyangwa se kuri inkuru? Icyo narenzaho ni kimwe, bamwe mu baturage n'ubundi twakomeje twaganiriye baratubwira ati ngubu ikibazo tugifite ni kimwe, ni uko hari imwe mu mibiri n'ubundi itaragaragara, kandi hari abantu bakicaye bakibitsa amakuru bazi n'aho iyo mibiri iri, ariko ugasanga bafite ubwoba bwo kuba babivuga. Bakomeza bavuga ati rero n'ubundi ntabwo inzego z'ubuyobozi zakwicara, zakomeza kujya zikora ubukangurambaga, zibwira abantu ko uwaba afite amakuru y'ahantu umubiri waba uri yayatanga kugira ngo nawo ube washyingurwa mu cyubahiro, kugira ngo imitima y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ibe yaruhuka, bumve ko abantu bashyinguye mu cyubahiro mu rwibutso kandi bacungiwe umutekano neza. Jean Paul, ndagushimiye by'umwihariko ku kiganiro tugiranye n'abakunda Ngwino TV bose. Ntekereza ko bagushimiye Jean Paul. Murakoze cyane. Mumaze kubyumva rero uko byagenze byose arabitubwiye, ariko reka tunumve n'umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Fanuel Sindayiheba Fanuel atubwire nawe ese hagiye gukurikiraho iki nyuma y'uko iyi mibiri igaragaye, ni iki kigiye gutagikurikiraho. Reka tumwumve Fanuel tugaruke twumva n'ibindi bikurikira. Makuru twahawe n'umusaza Karisiti yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, atuye mu kagari ka Shagasha mu murenge wa Gihundwe. Yaduhaye ku itariki 14 atubwira ko avuye Nyarushishi aho yari yahungiye, yaragarutse aho yari atuye, noneho asanga abasirikare ba minuari barimo barashyingura imirambo y'abatutsi bari bishwe n'interahamwe. Afatanya nabo kubashyingura, hanyuma rero arigendera. Ngo ubu rero ntabwo yari akihibuka, ariko mu biganiro twagiranye yabashije kuhibuka
uyu munsi rero hakozwe umuganda wo gushaka iyo mibiri. Kugeza ubu habonetse imibiri 6. N'ubu uyu mwanya dushoje gahunda yo kwibuka hano ku Nkanka, tugiye kugerayo kugira ngo dufate mu mugongo imiryango, kubera yuko imiryango yamaze no kumenya abo bana ndetse n'ababyeyi babiri, ku buryo rero turi buze kubafata mu mugongo ndetse no gutegura gahunda yo gushyingura iyi mibiri yabonetse mu cyubahiro bitewe n'urwibutso bazahitamo. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Sindayiheba Fanuel muramwumvise, avuze ko imibiri igomba gushyingurwa mu rwibutso. Reka noneho natwe tumere nk'abahinira ahangaha maze kubyiyumvira, ariko muribuka hari imibiri yagaragaye mu karere ka Rusizi imibirizi irenga hafi 1000, ariko kugeza ubu iyo mibiri ntabwo turamenya ese zashyingurwa, yarashyinguwe, byagenze ute. Ahitwa imibirizi mu isambu y'abapadiri. Si cyo cyonyine, mu Bugarama baherutse kuhabona umubiri. Kugeza ubu ntabwo turamenya niba mu by'ukuri ari uwarokotse wapfuye mu gihe cya jenoside, kuko kugeza ubu ntabwo haramenyekana ibyawo. Nuko gusa ariko iyo umubiri ubonetse babasha gukora iperereza kumenya nyirawo. Iyo abashije kumenyekana, ba nyirawo baraza maze bagategura igihe cyo kuwushyingura mu cyubahiro, bakawushyingura mu rwibutso. Iyo bimenyekanye ko ari uwo wazize jenoside yakorewe Abatutsi, iyo basanze rero atari uwo wazize jenoside yakorewe Abatutsi, icyo gihe uwo mubiri cyangwa se uwo nyine wagaragaye arongera agashyingurwa mu irimbi bisanzwe. Nuko bikunze gukorwa by'umwihariko, ariko habanza gukorwa iperereza nyine kumenyekana ese uyu muntu mu gihe cya jenoside wapfiriye ahangaha cyangwa se washyinguwe ahangaha niwe, cyangwa se hakaboneka n'ibimenyetso. Hari igihe usanga nk'umwenda, akamenyetso runaka, agakomo n'akandi kantu. Akenshi ukunze gusanga abantu nyine by'umwihariko bafite nk'ibimenyetso by'ababo bagiye bapfira mu bice runaka, bicirwa mu bice runaka. Urugero nko mu murenge wa Gashonga muri Mibirizi, wasangaga abagiye bicwa bari bagiye bahambirijwe udusinga, bigaragara ko bari bahambiriwe amaboko batewe akandoyi. Ibi byatumye by'umwihariko bivugwa ko abatanze amakuru aho ngaho bavuze ko abantu bagiye bicirwa aho ngaho bagiye babanza kubazirika ndetse no kubatoteza n'ibindi bitandukanye. Reka rero mbashimire mwe mukunda ibiganiro byacu. Niyo nkuru twatubazanira none ahangaha. Reka dukomeze kubaragiza Imana ikomeze ibafashe kandi mugire ibihe byiza. Murakoze cyane.